niki kiba iyo umukobwa afashe umwanzuro wo gushyingirwana n'umugabo umurusha imyaka 10 kuzamura? Iyo uri muto uri umukobwa wumva neza ko icyo kinyuranyo cy'imyaka ntacyo kigutwaye, ubona neza ko ari umugabo ukuze kandi umugabo wakishingikiriza. Rimwe na rimwe rwose ubunabona neza ko arimo arakurura amarangamutima yawe bigendeye ku byo urimo urabona kano kanya. Gusa uko nawe ugenda ukura nawe arimo aragenda akura, ntabwo akora asubira ibwana, nibwo ugenda ubona ko icyo kinyuranyo gikomeje kuba cyaba ikibazo. Mu gihe umukobwa afite imyaka 25 kuba yashyingirwana n'umusore w'imyaka 38 nta kibazo muri icyo gihe. Ariko iyo bikomeje kuba byajya mbere, umugore akaba afite imyaka 40, umugabo akaba afite imyaka 53, icyo gihe haba hari ikindi kibazo. Uko ugenda wegera imbere, umugabo we aba arimo aregera mu zabukuru, mu gihe wowe uri mu myaka yo gukora wenda urimo urarwana n'inama n'ibyo ugomba kuba wakora. Umugabo wawe we azaba ari muri retiring age, cyangwa se azaba yaragiye mu zabukuru, azajya guhamagara buri saha, azaba guhamagara rwose bigeraho bigutesha umutwe, kubera ko nta kindi kintu nyine azaba arimo arakora. Azaba arimo arakubaza ati urataha ryari? Ibyo bintu bikomeza kuba byagorana cyane, kubera ko abagabo uburyo bameze, iyo babona neza ko utakibitaho nk'uko wabitagaho, batangira kumva neza ko bishoboka cyane kuri muramuca inyuma, kubera wenda anashaje kandi utanabikora ari n'akazi. Bitaba ari ibyo ngibyo, agatangira kumva neza ko nta keyo ukimuha, kandi mu by'ukuri we akiyibagiza neza ko atari ku kazi mu gihe wowe urimo urakora. Ntabwo abyumva rero. Ibyo binaba bibi cyane, kuko abagabo nk'abo ngabo akenshi cyane bo barafashe umwanzuro wo gushaka abana bakiri bato, uba usanga bashaka abo bakontorora. Rero ntabwo yumva neza ko yashaje ngo agabanye ibyo gukontorora, uba usanga agira uburakari bukabije kandi akaba anagira ifuhe rikomeye cyane. Ibyo rero iyo ubona neza arimo arasaza kandi uri mu myaka yawe yo gukora, hari igihe utabyihanganira, uba usanga wa mujinya rero n'uburakari yari asanganywe bukomeza kuba bwakubera umutwaro ukomeye, kubera ko niko bimeze. Buriya umuntu wese urakara vuba cyangwa se ugira uburakari, akenshi cyane byange bikunde aba agomba gushaka ahantu hatagetinze, cyangwa se ahantu aba ari buze kuba yamarira uburakari. Akenshi cyane rero usanga biba ari kuri wowe mwashakanye. Impamvu nuko uba ufite byinshi, ntabwo wamwitabye, waje mu rugo utinze, ntabwo ukimwitaho, ntabwo ukimubonera umwanya. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari uko utamubonera umwanya, ahubwo nuko afite umwanya munini wo gupfa ubusa wowe ufite ibyo urimo urakora. Ubushakashatsi bwerekana neza ko buriya umuntu ufite akababaro gakabije, akenshi cyane iyo atagacecetse ngo akagira ibanga, ashaka uwo ari buze kuba yagatura. Aho ngaho rero niho usanga umugore cyangwa se umukobwa arimo arasenga ati runo rusaza ruzapfa ryari? Rero iyo agize amahirwe uwo musaza agapfa, nibwo wa mukobwa aruhuka akabyina. Hari abadashobora kuba babyumva, bakibaza impamvu arimo arabyina umugabo we yapfuye, ariko buriya abaruhutse byinshi. Ikibazo ufite kuba wakibaza ni ukwibaza uti ese kuno musaza mwishimiye gutya mu myaka 10 azaba ameze ute? Azaba ari hehe? Njye nzaba ndi hehe? Niba ushaka kwitaho kino gihe nta kibazo nyine mufate, ariko nimba ushaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ugasaza umeze neza utanduranya, ugasaza utishimira urupfu rw'abantu, ntukajye wirengagiza igiciro uzishyura kiri hagati y'iyo myaka yanyu, kuko utagomba no kwirengagiza kumforowinga. Aha, urabeho.